Ibi bintu bitatu uko mbivuze, ubu buryo butatu uko mbuvuze n'ubusengeramo nta kabuza uzasubizwa. Ubu buryo butatu uko mbuvuze n'ubusengeramo nta kabuza uzasubizwa. Uko nabuvuze icyambere, Yesu ashimwe, ndagusuhuje, nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha w'Imana. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe, ni Prophet mu gusuhuza. Uri amahoro, habwa umugisha n'Imana. Kuboko kwiza kw'Imana ni kukubonekeho aho uherereye hose. Turagarutse, iyi ni ya saha y'igitangaza, ya saha yo kubohoka, isaha y'ubuhanuzi. Ni isaha ugiye kwakiriramo umugisha wawe, ni isaha ugiye kwakiriramo igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Niba uje muri iri teraniro muri aka kanya, bana natwe, iyi video uyirebe uyirangize. Ntuze kugenda utarangije ino video, kuko uraza gukuramo igitangaza cyawe, uraza gukuramo umugisha wawe. Tumaze iminsi dusenga amasengesho y'iminsi 21, twabonye gukomera kw'Imana. Abantu benshi bafite amashimwe, abantu benshi Imana yabakoreye ibikomeye, ariko by'umwihariko cyane igitangaza gikomeye ni abantu Imana yagiye ikora ku mutima, igakora ku mutima wabo, ikabibutsa gukizwa, ikabibutsa yuko bakwiriye guhinduka bakava mu byaha. Buriya nicyo kintu kinejeje kibaho, kuko buriya ibitangaza ibingibi tuvuga, kubona inzu, kubona amamodoka, nkora mbivuga, buriya wabona inzu, wabona amamodoka, ariko ibyo byose ni ibintu rusange. Ibyo ngibyo turabyemerewe, turi hano mu isi, turabyemerewe, turi hano mu isi, ibyo ngibyo twabibona, kubera yuko ibyo ngibyo ni ibintu umuntu akwiriye kubona, kuko ijambo ry'Imana ryo rimbwira neza ngo ingororano z'abubaha Uwiteka ubukire, cyubahiro n'ubugingo. Ibyo ni ibintu bitatu biba ku muntu wubaha Uwiteka. Iyo wubashye Uwiteka ukamwubaha neza, ubukire, icyubahiro n'ubugingo biba kuri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete wo kumvira no kwitondera, Imana y'amahoro itugirire neza. Ukumvira warangiza ukitondera amategeko yose ngo utegeke uyu munsi, iyi migisha yose izakuza ikugereho. Azagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Mu yandi magambo, umuntu wubaha Uwiteka agira umugisha kandi akawugira muri byose. Umva ukuntu iryo jambo rivuga, rero ngo uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Ni ukuvuga ngo iyo wubashye Uwiteka kandi ukamwubaha n'umutima wawe wose, ugira umugisha mu majya no mu mazi. Buriya ari ikintu mukunda kuvuga ngo Imana yaratinze. Imana ntabwo igitinda, nta nubwo igitinda, Imana iratebuka. Ahubwo buriya mu buzima bwa buri munsi, muri iyi si turarwana, turarasana, duhatana n'umwanzi. Ikintu kitunaniriza rero, tunanirwa gutegerereza mu mwanya wa nyawo wo gutegererezamo Imana. Akenshi ibigeragezo, imiraba, intambara, amakuba bikatuvana mu mwanya wa nyawo wo gutegereza Imana, bikatuvana mu mwanya wa nyawo wo kurindira Imana. Kenshi burya uzasanga abantu mwene muntu dushaka ngo Imana ihora ikora, dushaka kubaho mu bintu byiza, ariko ntidushaka kubona ibibi byaje. Ariko nyamara mu maboko yayo ntihabamo ibyiza gusa. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi, kubera yuko muri iyi si turwanye na Satani, kandi Satani turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu ukwiriye kwihangana. Uyu munsi niba ushaka kugera kuzaba umutsinzi, kuzagera kure, jya usengera mu bimenyetso n'ibitangaza Imana yakoze. Jya usengera mu bimenyetso n'ibitangaza Imana yakoze. Bishatse kuvuga iki? Dawidi yigeze abwira ijambo rimwe umwami, aramubwira ati, umva nkubwire umwami Sawuli. Ubwo hari igihanda cyitwaga Goliyati, intwari y'Abafilisitiya, yari yarazengereje Abayisiraheli. Uyu mugabo yari yarakubise abagabo, yari yarabazengereje, yari yarabananije. Ariko Dawidi, akana gatoya cyane, Imana ishimwe cyane, kizeye Imana, kageze ubwami, kabwira umwami Sawuli kati, ngewe buriya nabasha kwica Goliyati. Mwamara mureba, aravuga ati, ava wakana we, wikwiyahura ukiri mutoya. Umva nkubwire, Dawidi hari ijambo rimwe yahise abwira umwami, aravuga ngo uretse nguhe ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Buriya ntukemere ko ibibazo bigusuzugura, jya wicara ubihe ubuhamya.
hari ibintu ukeneye guha ubuhamya ukabyibutsa imirimo y'Imana, ukabyibutsa ineza y'Imana, ukabyibutsa gukora kw'Imana. Hari amajwi akubwira ko ntaho uzagera, ariko nyamara naho ugejeje, aho ngaho ugeze uyu munsi, nta mwana w'umuntu wahakugejeje, nta muntu wagize icyo agufasha uretse imbabazi z'Imana no kugirirwa neza n'Imana. N'Imana yagiye guteza intambwe, n'Imana yagiye guhagararaho, n'Imana yagiye ibana nawe. Ushobora kwicara ukavuga ngo ni ubwenge bwawe, ariko uyu munsi wa none ntabwo ari wowe ufite ubwenge hano ku isi. Hari abandi bafite ubwenge nshuti yanjye, hari abantu babukurusha, hari abanyembaraga, hari abantu bakurusha ubwenge bahari uyu munsi bahari, ariko uyu munsi bicaye iyo ngiyo badafite akazi, bari n'abazerera batagira iyo barara, batagira n'iyo baryama. Hari abafite ubwenge uyu munsi bari muri bombone bahumekera mu mwuka, ariko wowe uyu munsi uraryama, uragenda, uri muzima. Hari abafite ubwenge bacitse amaguru bagendera mu tugare, ariko uyu munsi wa none reka kuvuga ngo ni ubwenge bwawe bukugejeje aho ugeze uyu munsi. Ni imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana nibwo bukugejeje aho ngaho. Dawidi rero abwira umwami, arabwira ngo njye umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo hazaga intare cyangwa idubu ije gukura umwana w'intama mu mukumbi, njyewe ureba gutya ngana narahubukaga nkayicakira, yamvumbukana nkayivutagura, narangiza nkayica. None ubwo nishe intare n'idubu. Imana yamuhaye ishimwe cyane. Rero uyu munsi none nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu ntambara, ariko reka kuganzwa n'ibyo bibazo, reka kuganzwa n'izo ntambara, icara ibyo bibazo biha ubuhamya, bibwire ngo njye umugaragu, haleluya. Byibutse bya bindi cyagiye wari umaze amezi 6 utishyura inzu, utazi uko bizagenda, utazi n'uko bizamera, ariko Imana igakora igitangaza ikakwishyurira. Ibyo ngibyo biha ubuhamya, byibutse cyagiye wari umushomeri, wibaza ngo mbese bizagenda gute. Ariko ibaze kuba uri umushomeri, ukabaho umwaka umwe uri umushomeri, ukabaho imyaka 2 uri umushomeri, kandi ukishyura inzu, abana bakiga, ukabona urarya, ubundi ubwo ubayeho gute? Imana y'amahoro itugiriye neza. Oya tuvugisha ukuri. Wari ushobora kwicara ukavuga ngo ubibona wago iwanyu mufite uruganda rw'amafaranga, ariko ugiye kureba wasanga Imana itajya ukuntu ibigenza. Haleluya. Hari ukuntu ijya ibigenza, hari ukuntu Imana ijya ibikora, hari ukuntu Imana ijya igakingura imiryango, ikanyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Ariko kubera yuko uyu munsi uri muri igereranya n'abantu bazamutse, ariko nyamara ntuzi uko bazamutse, wowe urumva urabwira Imana, Mana ntabara, dore ndimo ndaseba. Usebye gute? Urimo urashaka ngo Mana, ngo hari abantu twabyirukanye, ngo reba ahantu bamaze kugera, uzi aho banyuze kugira ngo bagere aho ngaho. Ngo Mana, ngo reba ahantu uza yaguze imodoka, ubwirwa n'iki ko yayiguze? Uzi aho yayikuye? Imana y'amahoro itugirire neza. Wowe hanga amaso wowe Imana yawe, uyishimire ibyo yakoze, uyishimire imirimo yayo, uyishimire ineza yayo, uyishimire ko hari ibyo, hari ahantu ikuvanye, hari ahandi hantu igushyize. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yishimire ko hari imirimo yakoze. Imana ishimwe. Uyu munsi shakisha, rebera Imana mu mirimo Imana yakoze, usengere mu by'Imana yakoze. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Usengere mu by'Imana yakoze, usengere mu by'Imana yagukoreye. Uyu munsi wa none utsindishe Satani kumwereka iby'Imana yakoze. Nakubwira ko nta kimana yagukoreye, ugarura imirimo y'Imana Imana yakoze. Irutsa Satani Imana yakurindiye ku iseta cyagiye ugiye gupfa, wagiye kubyara kwa muganga. Wibuke yuko burya cyagiye igihe wabonaga umwana, hari abandi badamu bapfuye, hari abandi babyaye abana bapfuye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ariko wowe watahanye umwana muzima. Uyu munsi nubona abana bakina mu mbuga, ibuka yuko hari abantu bamaze imyaka 10 nta rubyaro bafite. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu munsi wa none nujya kuvuga ngo ariko Mana kuki wanyimye urubyaro, ntabwo Imana igikora umurimo wayo igice. Wibuka neza ko uyu munsi yari umukobwa uri aha ngaha afite imyaka 45, we Imana yaguhaye urugo, izabasha no kuguha urubyaro mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana igikora umurimo wayo igice. Sibyo? Uyu munsi none hari umukobwa usengera kuzabona urugo, agasengera no kuzabyara. Uyu munsi wowe ufite ikigereranyo cyo gusenga. Buriya abantu bose bagenda bagira ibigeragezo bitandukanye, nuko buri umwe wese agenda yirebaho. Ariko buriya buri wese agiye atekereza kuri mugenzi we, wasanga abantu bose tubayeho dushima Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Njye kwa muganga
ukagerayo urwaye, umutwe wakurembeje, ukavuga ngo ni umutwe, ndumva umutwe undya neza neza, ukumva uri ku murongo urimo urabyigana uvuga ngo bangereho ndebe yuko nakwinjira, nanjye nkinjira nkabonana na muganga. Ariko igihe ukibitekereza wajya kubona ukabona ako ka mwanya hari uwa ambulance izanye aje akaguru katakiriho kavuyeho neza neza n'amaboko ariho amaraso arimo aravayo menshi, uhita uvuga uti yo Mana ushimwe ko ngewe uyu munsi ngihumeka umeze gutya mbasha kwigenza, nubwo umutwe undya ariko ndimo ndabasha kwigenza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero uyu munsi menya ngo ni ubuntu wagiriwe. Ibyo ngibyo ndabikurira kuki? Nari mvuze ijambo rivuga ryitwa kubaha Uwiteka. Buriya mu bitangaza byose uzajya wishimira, jya wishimira yuko umunsi ushize ukibasha kubaha Uwiteka. Nubona bwije ugikiranukira Imana, bukira ubonye nta cyaha ukoze, jya uvuga ngo Mana unkoreye igitangaza. Nujya ubona bwije ukiri mu buntu bw'Imana, ujya uvuga ngo Mana unkoreye igitangaza. Ko buriya ibyaha nibyo bitujyana kure y'Imana, kandi iyo turi kure y'Imana ntabwo tuba dufite ibyiringiro byo kuzatabarwa. Iyo turi kure y'Imana ntabwo tugira ibyiringiro byo kuzabona mu maso y'Imana. Reka nkubwire iri jambo, niwubaha Imana, Imana nayo izakubahisha. Nuba bugufi bw'Imana, nawe Imana izaba bugufi bwawe. Nugendana n'Imana, nawe Imana izagendana nawe. Nukunda gusenga uzabona amavuta y'Imana azaza kuri wowe. Bera ko icyo umuntu atindana nacyo nicyo asa nacyo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Icyo utindana nacyo nicyo usa nacyo. Nutindana n'Imana uzasa n'Imana. Nutindana n'Imana uzabaho ubwiza bw'Imana. Nutindana n'Imana uzabaho amavuta y'Imana. Nutindana n'Imana uzabaho ineza y'Imana. Nutindana n'Imana, Imana izagendana nawe, izagufasha, izaguhagararaho kuko watindanye n'Imana. Jambo ryitwa gutindana n'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Aho ngaho bihise binjyana, sinzi ntabwo ari cyo kintu nari nagambiriye kuza kukubwira, ariko ndumva kirimo tukiganira, ndumva umwuka w'Imana aminduriye ijambo. Reka nari mvuze ku kintu cyitwa gusenga, reka dukomerezeho turebe uburyo umuntu yasenga kugira ngo atabarwe. Icya mbere nari mvuze kuri icyo kintu cyitwa gusenga. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Gusenga ariko usengera mu mirimo Imana yakoze. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Reka nkubwire ibintu bitatu ushobora gukora ugasenga, wamara gusenga ibyo bintu bitatu wabikora ugasenga ugasubizwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo bintu bitatu iyo ubisengeyemo urasubizwa. Imana itugirire neza. Icyo ngicyo nari mvuze ni icya gatatu, ariko reka nkubwire kuko kiri mu bintu bitatu ushobora gusengeramo warangiza ugasubizwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nahereye ku cya gatatu, ntacyo reka mvuge n'icya kabiri, ariko ibi bintu bitatu nubikora ugasenga, muri ibi bintu bitatu ugasenga muri ubwo buryo uzabona ineza y'Imana. Haleluya. Icya kabiri, buriya nusenga jya usengera mu ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mu ijambo ry'Imana. Kumenya ijambo ry'Imana nibwo buryo bwiza bwo gusenga Imana, gusengera mu byanditswe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ko buriya Satani hari aho bigera ntumutsindisha amagambo wumvishe, mushumba wawe wavuga n'ubuhanuzi wumvishe, ibyo ngibyo ntibimukanga, ahubwo gusengera mu byanditswe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga Imana, ngo ku munsi wa 40 Satani yaramwegera avuga ngo niba uri umwana w'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu cyatumye Satani atsindwa agacika intege akananirwa ni ijambo Yesu Kristo yamubwiraga, amubwira ngo handitswe ngo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Handitswe ngo, Imana ishimwe. Handitswe ngo umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ayo magambo niyo yabashije gucogoza Satani kubera ko yamubwiraga icyanditswe. Muri ubu buzima uri umukristo ariko ukaba utabasha kumenya ibyanditswe, nta hantu uzagera. Muri iyi minsi abakristo bakunze cyane ikintu cyitwa ubuhanuzi. Ikintu cyitwa ubuhanuzi, akenshi iyo duhanura murabikunda, iyo duhanura murabyishimira, rimwe na rimwe ugasanga turabyakiriye, ugasanga umurozi arabyakiriye, ugasanga umunyamagambo arabyakiriye, ugasanga umukonikoni arabyakiriye, ugasanga amina turabyakiriye, ahubwo ngo profesai hanura. Ariko umva nkubwire, ibyo wakira
nigeze mbona ikintu bita umuriro, ari umuriro twajyaga ducana w'ibirere, umuriro w'ibirere. Buriya hari ubutumwa muri iyi minsi burimo buravugwa bumeze nka muganga atera ikinya abantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya mu rusengero uzasanga abantu benshi bishimye babwira ngo ndimo ndabireba byakire, ndimo ndabona umugisha wakire. Yego ni byiza, ni byiza, ubwo butumwa ni bwiza kuko nibitangaza Imana irabikora, kandi nanjye njya mpanura na mukanya ndaza guhanura, ariko ndagira ngo mvuge icyo kintu uyu munsi ndabikubwira ngo byakire, ariko bigereranye nk'igihe muganga yagiye kubaga umuntu amutera ikinya. Icyo kinya iyo kigushizemo, icyo kinya iyo kigushizemo n'ubundi urongera ukagira uburibwe bungana n'igihe yari bukubage wumva nta kinya yaguteye. Imana y'amahoro itugirire neza. Akenshi bisaba kunywa indi miti ikaruma ubwo buribwe, ukabasha kunywa imiti kugira ngo wumve ko ubwo buribwe bwagabanuka. Ariko icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ngo buriya gusenga Imana udakijijwe, Imana y'amahoro itugirire neza, gusenga Imana ariko ukaba udakijijwe ntaho bitaniye n'umuntu utema ishami ry'igiti ariko aryicayeho. Imana y'amahoro itugirire neza. Igihe cyose usenga ariko ukaba udakijijwe, uratema ishami ry'igiti ariko uryicayeho. Niba udashaka gukizwa muri wowe ukumva gukizwa birimo biranga, wikwirirwa usenga. Wikwirirwa usenga, basi uryohe mu isi by'akanya gatoya, kuko gupfa kuzapfa, kandi n'upfa uzapfa nabi. Sibyo? Kuko iherezo ry'abantu batubaha Imana ntabwo burya rijya riba ryiza. Ntabwo riba ryiza, gupfa ko urapfa, kandi iyo upfuye ntupfa neza. Imana itugirire neza. Abantu batubaha Imana byanze bikunze ibyo ngibyo Satani aragushuka. Satani ajyaza akagushuka, ukabona udufaranga, Satani akagushuka, ukivana, ukava mu rusengero, ukava mu bantu, ukava hehe. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana idutabara. Umugabo umwe ngo yigeze abika diyama yiwe, ayibitse, amaje kuyibika, ngo agiye kuyishaka arayibura, ngo ariko aho yari irahasanga imbeba, ariko ahita amenya yuko iyo diyama yiwe byanze bikunze imbeba yayiriye. Arangije za mbeba ngo azifungirana ahantu. Amaze kuzifungirana ahantu, ahamagara umuntu aramubwira ati ndaguha igihembo gishimishije, nuramuka undebeye muri izi mbeba ukamenya iyamize diyama yanjye ukayimpereza. Umugabo ati icyo ntabwo kigoranye. Arangije ajya muri za mbeba, zari nyinshi kandi zarasaga, kandi zari zarananganaga, zari nini. Arangije arazitegereza, arangije aragenda afatamo imbeba imwe, ntabwo byamugoye. Amaze kuyifata arayizana, aramubwira ati dore iyi mbeba, iyi ngiyi ureba niyo yamize diyama yawe. Kuko bayishe bayibaze basanga niyo yamize diyama y'umukire. Umukire aramubaza ati ariko se buriya byagenze gute, ubimenya gute kugira ngo umenye imbeba yamize diyama, kugira ngo umenye imbeba yamize diyama yanjye, buriya wabikoze gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije aramusubiza ati ntabwo bigoranye. Buriya kenshi iyo ibigoryi bikize ntabwo bigumana n'abantu, biva mu bantu. Imana y'amahoro itugirire neza. Nanjye rero narebye imbeba yitaruye izindi kuko ifite diyama mu nda. Iyo ngiyo niyo nahise mfata. Buriya uzasanga umuntu ukize ariko agakira ari ikigoryi, ava mu bantu, nta nubwo aba akikoza abandi, nta nubwo aragenda akajya kure, atangira kumva yuko isariye, agatangira kumva yuko yabigafashe, agatangira kumva ko yakomeye. Ariko nyirizina buriya ahazamuka haranamanuka. Buriya uba ukwiriye iteka kubana n'abantu bose amahoro, ukabana n'abantu bose amahoro, kandi ukamenya ko wakira wakena ukwiriye guhora wubaha Imana. Kuko guhora wubaha Imana nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma ugira ahantu ugera, gishobora gutuma ubwo bukire ubonye ubugumana, ndetse bukagumya bukanazamuka. Bera ko akenshi hari igihe ubukire bukuza hari amahirwe ariko atari umugisha. Narabasobanuriye ubushize ndababwira ngo abantu batubaha Imana, nubwo ubona bafite ibintu, nubwo ubona bafite amafaranga, byo byose barabifite ariko ntibafite umugisha. Iyo bavuze umugisha
iyo bavuze umugisha baba bavuze umugisha w'abantu bubaha Imana. Abantu bubaha Imana nibo bafite umugisha, abantu bubaha Imana nibo bafite umugisha uhoraho. Ariko abantu batubaha Imana bagira amahirwe ariko ntibagira umugisha. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Abantu batubaha Imana bagira amahirwe ariko ntibagira umugisha. Buriya umugisha uraramba ariko amahirwe ntaramba. Umugisha uzi igihe kinini ariko amahirwe aza rimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uzasanga abantu bafite umugisha ari abantu bavuzweho n'Imana. Umuntu wavuzweho n'Imana niwe munyamugisha. Niyo mpamvu Zaburi igice cya mbere havuga ngo hahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Icya mbere mvuze ibintu bitatu uburyo butatu ushobora gusengeramo bigatuma ubona Imana vuba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo bintu bitatu uburyo butatu ushobora gusenga bugatuma ubona Imana vuba. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya mbere rero, gusenga ukiranutse. Ijambo ry'Uwiteka rirambwira ngo isengesho ry'umukiranutsi, isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro, ariko nanone ngo iyasenganye umwete. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho Yeremiya 15 haravuga ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Iyo usenga ukiranuka uhinduka nk'akanwa k'Imana. Iyo usenga ukiranuka uhinduka nk'akanwa k'Imana. Noneho ntabwo uba ukiri mu buryo bwo kwinginga, urategeka, wowe urategeka. Uravuga ngo kuko Yesu Kristo yaravuze ngo nimugira kwizera kunzinya cyane kungana n'akabuto ka sinapi. Kwinzinya cyane kungana n'akabuto ka sinapi. Urumva uko kwizera ni kunzinya cyane kungana n'akabuto ka sinapi. Muzabwira iyi misozi ngo niranduke itabwe mu nyanja, nirangiza itabwe he mu nyanja. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugize kwizera kunzinya cyane gutoya kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira iyi misozi ngo niranduke itabwe mu nyanja. Rero iyo umuntu akiranuka agira no kwizera. Imana itugirire neza. Ko buriya kutizera ni ipfundo ry'ibyaha byose abantu bakora. Imana y'amahoro itugirire neza. Kutizera buriya ni ipfundo ry'ibyaha byose abantu bakora. Buriya uzasanga abantu abenshi basambana kubera ko batizera. Aburahamu yasambanye kubera yuko atizeraga akazabona umwana. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Yasambanye kubera ko atizeraga ko azabona umwana. Rero iyo utizera ujya mu byaha byinshi. Hari benshi banywa inzoga kubera yuko babuze amahoro, ariko ni ukubera ko utizera ko Yesu atanga amahoro. Amahoro Yesu atanga ntagira akagero. N'umuririmbyi arabirimbye aravuga ngo amahoro Yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Wiringira Imana akayiringira uwo ngo ntabura amahoro meza adashira. Imana y'amahoro itugirire neza. Niwiringira Imana, Imana ntizabura kukugirira neza. Niwiringira Imana ntizabura kugutabara. Rero amahoro ntabwo ushobora kuyabonera mu nzoga. Imana itugirire neza. Benshi muzi ko inzoga zitanga amahoro, ahubwo inzoga zibuza amahoro. Imana itugirire neza. Nzi abantu benshi basenze Imana uyu munsi bageze imyaka 80, amenyo yabo yose aracyarimo, aracyuzuye ntarakuka.
ariko nzi abantu benshi banyweye inzoga uyu munsi ugiye mu kanwa kabo amenyo arimo wayabara. kubera iki? inzoga zabakubise mu miferege, amenyo arakuka, amaso harimo ibikovu wagira ngo mbega mu buzima bwa buri munsi ibyo ushaka wita ko ari amahoro ntabwo ari amahoro, ariko amahoro nyayo Yesu niwe uyatanga. uyu munsi uravuga ngo uranywa inzoga kugira ngo ushire inyota. hari umugabo umara inyota nshuti yanjye. ntabwo inzoga uzanywa inzoga z'isi yose, unywe muri turu, unywe baretete, unywe ikigage, unywe za suruduwire na za dondo ubwonko ugira ute, ariko ntabwo uzigera ushira inyota. ariko umunsi Yesu yageze muri wowe uzashira inyota. Imana y'amahoro ishimwe cyane. uzashira inyota kandi uzumva ufite amahoro. Imana itugirire neza. hari ibintu biri muri wowe, buri iteka iyo muri wowe urimo wumva nta mahoro arimo. niba buriya umuntu umugenzi w'igisiyoni, Yesu yavuye muri we arabimenya, kuko buriya Yesu iteka ntabwo aguma muri twebwe igihe cyose dukoze ibinyuranye no gushaka kwiwe. kuko buriya Yesu mu mutima wuzuyemo ibyaha, umutima wuzuyemo urwango, umutima wuzuyemo ishyari, umutima wuzuyemo igomwa, ntabwo Yesu uzamwumva ari muri wowe. ikindi, ntabwo Mwuka Wera azaguma hafi aho ngaho, kuko uyu munsi ntabwo Yesu icyo yadusigiye Umwuka Wera ari we mufasha. uyu Mwuka Wera niwe uduha amahoro, uyu Mwuka Wera niwe utumenyesha iby'ubwami bw'ijuru, kandi uyu Mwuka Wera niwe utubwira yuko Imana izadutabara ikatugirira neza. rero muri wowe igihe wumva yuko nta mahoro arimo, menya yuko Umwuka Wera yagiye. shakisha ikintu cyatumye Umwuka Wera kuvamo, wongere usenge Imana uvuge ngo Mwuka Wera garuka muri njye. iteka iyo uri mu mubiri wumva ikintu cy'ubwoba, kumva urasenga ariko uhorana ubwoba, urasenga ariko wumva umutima uguhagazemo, urasenga ariko muri we wumva udatuje. mu isi y'umwuka hari ikintu kitari kugenda neza, hari ikintu cyatumye Mwuka Wera guhunga, kuko iyo Mwuka Wera ari muri wowe yicaye arimo neza, wumva amahoro kandi wumva muri wowe uri kunyurwa. akenshi iyo utangiye kumva utari kunyurwa, ntabwo Mwuka Wera aba akiri muri wowe. niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo Mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka. dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. turagusaba Mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. dushaka uwo Mwuka Wera, ni Yesu wawutugeneye. rero umuntu wese niba unkurikiye, muri wowe ukumva amahoro yabuze, ukumva muri wowe ntabwo utuje, kandi urasenga ugasanga gutuza byanze, ni ukuvuga ngo haba hari ibintu bibiri. haba hari imbaraga z'abadayimoni ziri ku buzima bwawe, ziri kukubuza gutuza, kuko hari imyuka iba ishaka gutuma udatuza. ariko nyirizina nanone mu isi y'umwuka hari ibintu utari gutunganya nk'uko bikwiriye. ni ukuvuga ngo iyo Umwuka Wera kurimo atuje aterereye, ahora kwibutsa iby'ijuru ndetse akagukumbuza iby'ubwami bwo mu ijuru. ariko igihe utarimo wumva ukumbura iby'ubwami bwo mu ijuru, ahubwo ukumva muri wowe urimo urumva nta mahoro, urumva nta munezero, hari ikintu kitarimo kiragenda neza mu isi y'umwuka. Imana y'amahoro itugirire neza. rero shaka uburyo usenga Imana, winginga Umwami Imana, ubwire Mwuka Wera uti Mwuka Wera ongera ugaruke muri njyewe. Mwuka Wera nagaruka muri wowe uzongera wumve ufite amahoro. niyo mpamvu ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ho aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. ni ukuvuga ngo Umwuka Wera iyo yakumanukiye uhabwa imbaraga. buriya hari umuntu usenga, ariko uyu munsi wa none ugasenga ugasambana, ugasenga ukiba
ukiba ugasenga ukaroga uhora urwana n'ibyo bintu ariko kubireka byarakunaniye ntabwo umwuka wera arakumanukira ntabwo urakebwa imana y'amahoro itugirire neza buriya umuririmbyi uririmba ariko agasambana mwuka wera batari yamumanukira ubutari wagakebwa icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira ruko ngo umwuka wera iyo atari yakumanukira urasenga ariko ugasambana iyo yakumanukiye urasambana ariko umwuka wera akagusanga akakuganiriza akavuga ati ibyo bintu urimo si byo ejo ukamubona agaruka arira yihana avuga ngo mana mbabarira kandi uyu muntu ikimukubwira yihanira kureka imana y'amahoro itugirire neza ngo si uko umuntu wambaye umubiri atakora icyaha umuntu wambaye umubiri yakora icyaha ahubwo uyu muntu wambaye umubiri iyo akoze icyaha bigenda bite imana y'amahoro itugirire neza uyu muntu wambaye umubiri iyo acumuye bigenda gute imana y'amahoro itugirire neza rero umuntu wambaye uyu mubiri ariko akaba afite mwuka wera muri we n'iyo akoze icyaha aragaruka akabwira imana ati mana mbabarira kandi agasenga isengesho rivuga ngo mana nshoboza imbaraga zo kubireka no kubivamo imana y'amahoro itugirire neza rero ukuboko kwiza kw'imana kuboneke kuri wowe ineza y'imana iboneke kuri we cyambere twavuze ibi bintu bitatu uko mbivuze ubu buryo butatu uko mbuvuze n'ubusengeramo nta kabuza uzasubizwa ubu buryo butatu uko mbuvuze n'ubusengeramo nta kabuza uzasubizwa uko nabuvuze icyambere navuze gusenga ukiranuka kandi wizera imana y'amahoro itugirire neza icya kabiri gusengera mu ijambo ry'imana gusengera mu byanditswe imana y'amahoro itugirire neza gusengera mu byanditswe Yesaya yigeze asengera isengesho muri Yesaya 50 ku murongo wa 7 aravuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ndamwara ngahagarara mu maso yanjye hagakomera nkamera nk'urutare kandi ndabizi neza ko ntazakorwa n'isoni gusengera mu byanditswe icya gatatu imana y'amahoro itugirire neza gusengera mu mirimo imana yakoze imana y'amahoro itugirire neza gusengera mu mirimo imana yakoze imirimo imana yakoze irahambaye Satani najya gutera ubwoba kubwira ko ntaho uzagera jya umwibutsa iby'Imana yagukoreye mu gihe cyashize jya umwibutsa rwa rupfu Imana yakurokoye jya umwibutsa yagisida mwigeze mukora abandi bagapfa wowe ugasigara jya umwibutsa cyagiye utari ufite shinge na rugero ariko Imana ikakugaburira ikakubeshaho jya umwibutsa bwabo ko Imana yagukoreye abantu bose baguteza iminsi jya umwibutsa urugo rwawe Imana ikubakiye abantu bavuze ko rutazamara kabiri ariko uyu munsi rukaba rugihagaze rugikomeye rero ibyo bintu bitatu nusengera muri ibyo bintu bitatu muri ayo mahame atatu nta kabuza uzagera ku mugisha wawe reka nkubwire ngo imana y'amahoro iguha umugisha imana y'amahoro ikugirire neza kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe ibiganiro byacu byo nakagaruka twatangiye iri teraniro cyangwa se iki kiganiro ari isaha y'ubuhanuzi n'isaha yo kubohoka nayo mfite ubuhanuzi Imana impaye ariko tugeze hano nza kumva ko nkwiriye kukubwira ibi ngibi ariko imana y'amahoro ikugirire neza ineza y'Imana ikubonekeho mu izina rya Yesu Kristo amen imana iguha umugisha gubwa neza imana y'amahoro ikwishimira